Imana yatanze ibimenyetso bifatika byo kwizera. Ntabwo izigera ikuraho urwitwazo rwo kutizera. Abantu bose bashakisha impamvu kugira ngo bamanikeho gushidikanya kwabo bazazibona. Abanze kwakira no kumvira ijambo ry'Imana kugeza igihe inzitizi zose zikuweho kandi hatakiriho amahirwe yo gushidikanya, ntibazigera baza mu mucyo. Uwiteka utwigishe kandi udushoboze kwizera ijambo ryawe, udukize kutizera no gushidikanya. Uwiteka utumurikishirize umucyo mu maso hawe, udushorere mu nzira zawe. Amen. Nshuti zanjye, bene data n'abantu munkurikira ubwa mbere, mwese ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane n'imitima yanyu. Ikaze aho tujye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Gusa sinzi aho guhera, sinzi n'icyo kuvuga. Ariko kandi birashoboka ko namwe mwaba mwamenya amakuru y'uko umukuru wa Roma Nyiristo Pope Francis uwiyita nyir'ubutungane yavuze ko abatinganyi bemerewe guhabwa umugisha mu idini ahagarariye y'abakatolike ku isi yose. Reka tujye mu gitabo cy'Itangiriro guhera mu irema turebe icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Itangiriro igice cya kabiri umurongo waho wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Umurongo wa 24. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 28. Kandi Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, kandi baha no gutwara ibyo yaremye byose. Tubonye ko Imana yaremye umugabo umwe gusa, maze ibona ko bidakwiriye ko aba wenyine, imuremera umufasha cyangwa umugore umwe umukwiriye. Ntabwo Imana yemeye ko Adamu wabanje kuremwa umugabo yamuremeye umugabo mugenzi we, ahubwo yamuremeye umugore. Eva we nta byinshi byo kumuvugaho kuko yakuwe mu rubavu rw'umugabo we. Guhera mu irema tubona ko umugambi w'Imana ari uko umugabo n'umugore baba umubiri umwe, kandi yabahaye umugisha, irababwira iti, mwororoke mugwire. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29. Munyabwenge Salomo ati, dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Benshi ubwiza n'ubutungane baremanywe barabyanze, barabyangije, kandi hari n'abari kubyanga ubu ndetse bakabyangiza. Umugisha bahawe n'Imana, kororoka no kugwira, babitesheje agaciro. Bishakira ibihimbano byinshi, kandi barashaka ko byemerwa na bose, bigashyigikirwa na leta n'itorero, batitaye ko binyuranije n'ijambo ry'Imana. Bityo bagashayisha bari mu bwishingizi bw'ibinyoma, bibeshya ko ari ubw'ijuru. Nahoze nibaza niba gutingana kwemewe n'ibihugu byinshi bitaba biri guterwa n'uko bamwe mu bakomeye n'abategeka y'isi babonye ko iri hafi kurimbuka, maze kubwo kwibwira ko biri guterwa n'ubwinshi bw'abayituye, bakaba bari gushyigikira ibibi ngo abantu be kwiyongera, bityo ikarimbuka vuba, cyane ko intego ari ukugabanya abantu no guhagarika kororoka. Bene data, namwe mwaba mubona ko kurimbuka kuri hafi gutungura abatubaha Imana kandi batiteguye? Ndabinginze ngo tugire imyiteguro ikwiye, tuve mu byaha, kuko ibyaha ari byo bizazanira abantu umujinya wayo no kurimbuka gutunguranye. Uwiyita nyir'ubutungane, umukuru w'idini katolike, yamaze guhesha umugisha abakora ikizira cyavumwe n'Imana, bityo ngo gikorwe mu izina ryayo. Abaroma igice cya mbere guhera ku murongo wa 21. Ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana,
habe no kwishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo. Guhera ku murongo wa 25 kugera ku wa 28, ngo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, arishimwe iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Abalewi igice cya 18 umurongo wa 22, Imana iti ntugatinga abagabo ni ikizira. Pope wiyita nyir'ubutungane, umuyobozi mukuru uhagarariye idini ya Katolike ku isi, ati ntanze itegeko abatingana bahabwa umugisha. Mbega ikinyoma yatumye benshi mwiringira. Mbese hari uwaho umugisha w'Imana yavumye? Kuri we no kubatingana umuvumo wakitwa umugisha, ariko mu maso y'Imana umuvumo ntuteze guhinduka umugisha. Ntimwizigire amagambo ye y'ibinyoma ngo mushayishe mu cyaha gikomeye. Imana yanga urunuka, amaherezo yanyu akazaba nk'ay'ab'i Sodoma n'i Gomora. Yuda ku murongo wa 7, kandi ni Sodoma n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri yabo itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Imana itarababariye ab'i Sodoma n'i Gomora ntabwo izababarira abo muri iki gihe cyacu baguranye ukuri kwayo gukurikiza ibinyoma. Ntabwo Imana izababarira ab'imitima yabo yahindutse ibirimarima icura umwijima, maze bagashyigikira ibibi babizi. Ntabwo izababarira abamenye Imana ntibayubahirize nk'Imana, habe no kwishima, ahubwo bagahinduka bibwira ibitagira umumaro, bagakoresha imibiri yabo uburyo itaremewe, bakararikirana kandi bagashishikariza n'abandi gukora ibyo bizera Imana yanga. Ku buryo uyu munsi imiryango myinshi iracura imiborogo kubw'ababo bohejwe, bayobejwe, bashishikarijwe kuyoboka ubutinganyi. Mu bihugu byo hanze ho umwana muto cyane ntatinya kuvuga ko kuba umutinganyi ari amahitamo ye. Abandi bati sinzi icyo ndicyo, numva ndarikiye umukobwa, numva ndarikiye umuhungu. Ku mashuri, mu nsengero n'ahandi hahurira abantu benshi, abatingana bajyayo kuvuga ubuzima babamo, hagamijwe gushishikariza ababateze amatwi kubemera, kubakira uko bari, no kuba baba nkabo, kuko nabo ni abantu nk'abandi. Abatingana ndabinginze, imbabazi z'Imana zikiriho kandi hakiriho umuhuza w'Imana n'umunyabyaha, ngo mwihane mutazagira amaherezo nk'ay'ab'i Sodoma n'i Gomora. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 6 guhera ku murongo wa 9, ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Mu gihe cya Pawulo ibyaha byose biri gukorwa ubu byarakorwaga, nyamara habonetsemo abihana kandi barahindukira, batsindishirizwa n'umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Birashoboka ko namwe mwatsindishirizwa n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabinginze ngo aho muri mwemere guhindukira Uwiteka. Ni umunyembabazi kandi abategeye amaboko, ndetse azababarira ibyaha byanyu, ntabwo bizibuka ukundi. Ngana ku musozo, ndasenga ngo Uwiteka duhe kumenya ndetse no gusobanukirwa ibihe dusohoyemo ko ari ibihe by'imperuka. Mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, mu rwandiko rwaho rwa 2 igice cya 2 uhereye ku murongo wa 2 kugera ku wa 4, Pawulo yavuze ko mbere yo kugaruka kwa Kristo hari ibintu bikomeye mu by'idini byavuzwe n'ubuhanuzi bigomba kubaho, kugira ngo tutanambuka vuba tukava mu bwenge cyangwa ngo duhagarike imitima.
ngo naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu utwoshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, bufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nshuti bene data, uwo Pawulo yavuze nta gushidikanya yamaze guhishurwa, kandi gukora kwe kuri kugenda kurushaho kwigaragariza buri wese. Pawulo yavuze ko abantu banga n'abazanga ukuri Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Uyu munsi Uwiteka ari gukura umwuka we kubakomeza kwinangira no kubirengagiza imiburo, maze akabarekera ibinyoma bakunda. Kandi abantu banga ukuri n'imiburo Imana ibohererezanya imbabazi bazahanwa. Uwiteka uturinde kwizera ibinyoma, udukize kwinangira imitima no kutizera. Uwiteka uduhe kuba maso, utwigishe gukunda ukuri, ndetse ukuri dusohoyemo aba ariko tugenderaho. Utubashishe kwita ku miburo iboneka mu ijambo ryawe. Iherezo rya byose riri bugufi. Turakwinginze ngo uduhe ubwenge butuma buri wese yita ku iherezo rye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubyambaje, kandi twizeye kubitera ubuntu. Urakoze Data. Amen.